The band cy'umuhanzi w'umwaka uri mfite mu bihembo by'isangura muzika uyu mwaka kuri mu kigo cy'ibintu tugenda kuva munsi igihembo gitwaye umuhanzi w'umwaka. Ndumva neza, ndumva fresh, ariko ngo nabwiye uko nabivuze kare nuko ibihembo umuntu wese uri muri zira nomination aba deserving. I think babashiramo ko bazi ko deserving, so I'm just lucky and thank God ko nakitsindiye, and shout out to all the nominees. So good, yeah. Igihembo giturenera igihembo reka nyiture Luna, my daughter, kuko kuba yavukanye ngo ni igihembo cya gatatu ntsindiye uyu mwaka, no mukanya ngo masa ya gatandatu ashize natsinda ikindi gihembo muri USA, so I'm very thankful. Yeah. Umuntu yavuga ko ni igihembo utsinze ariko utsindiye ariko nanone no mu myiteguro y'igitaramo. Mukanya Melody avuye hano aravuga ati nabo bandi bafite uduhembo dukeya babagabanyirizeho, ubwo se yishongoragaho. First of all, I think ndamutse ndetse umuziki nonaha burundu, I think Melody byamufatira imyaka nk'icumi kugira ngo agize ibihembo. Honestly, shout out to Melody. He's a great artist, and I think has a, the decoration zimugize ziramukwiriye. Yeah. But I think ajya yibagirwa ko I'm his big brother. Hari ibihembo nabonye way before he even started. Hari ibyo nabonye even when he was actually working. Hari ibyo ndikora n'ubundi now right now when he's actually present. So I know ko bivuga tebya, of course I don't mean 100%, ariko nziko he knows better. Ubutumwa buri mu ndirimbo Indabyo Zanjye bwageza kuri ba nyirabwo, hari ibimenyetso uri kubona? Absolutely. Ariko bra arena, I think abafana bazangeza Indabyo Zanjye. Imyiteguro igeze kuri kangahe yango wa muntu udukiye imyiteguro amatino yaguze iminsi mike imyiteguro igeze kangahe atwambaye kuri atariki? Absolutely. Ni igitaramo mu by'ukuri ko bivuze mu kanya, cya gitaramo ngira ngo ndagira ngo mbereke ishunguma kukibonamo. Ni igitaramo gishaka kugaragariza East Africa ndetse na Africa cyangwa se isi muri rusange ko hani Kigali n'ibintu byose bibera tu. The anticipation, the excitement muri kubona, this is what we deserve nk'Abanyarwanda, this is what we deserve nk'Abanyakigali. So ni igitaramo mu by'ukuri Kigali. In terms of preparations, I'm ready. I'm good to go. Ubutumwa bwawe ku bakunzi bawe nyuma mu iminsi harimo abatazajya amahirwe kubona ubifuriza iminsi mikuru myiza. Yego. Nababwira Noheli nziza, umwaka mushya muhire. Abo tugira Imana tugahora mu muhanda, bana bambane ndaba blessinga. Ni umuco ngira, ariko Noheli nziza, umwaka mushya muhire ku bantu bose, ndetse ubishoboye kabisa ngwino muri arena kutecyambeza ukwa mbere utangira mu mwaka ebana ibyishimo bidasanzwe. I'm sure ko me and my guy tuzabaha show ya danger. The band video irasohoka ryari Indabyo Zanjye, ariko sha video kwite ubwo nagize ubwo bwo kuyisohora isa nkaho harimo surgery. Ni video iri very interesting. Abayobozi banyiri ba go ahead yo niba kana kabuto, I think